Data twese marye neza tawushimye ntabwo icyubahiro tunejwe cyane uburinzi bwawe waturindishije uhimbazwe zubane natwe muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe kandi urengereze gukiranirwa kwacu twakiranirwa abana bawe komeza kutugira neza nkuko tubidukwiriye mu izina rya Yesu amen. Sabato nziza umunsi w'umunezero reka dushimire Imana yabanye natwe muri iyi minsi 6 ishize tugeze kuri umunsi wa 7 turi bazima urukundo rw'Imana yacu izina rye rihabwa icyubahiro. Benshi bifuje kujya kuri uyu munsi biranga twebwe ntacyo twabaruhije ahubwo n'urukundo rwayo Imana yacu ishimwe. Zaburi 88 Zaburi 88 iravuga ngo ndasoma imirongo mikeya uba ku murongo wa 2 aranditse ngo Uwiteka Mana agakiza kanjye nakiri imbere yawe ku manywa na nijoro gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe tugere gutwi gutaka kwanjye kuko umutima wanjye wuzuye imibabaro kandi ubugingo bwanjye bwegereye ikuzimu. Bambarana n'abamanuka bajya muri rwa rwobo meze nk'udafite gitabara nasizwe mu bapfuye meze nk'abishwe baryama mu gituro abutakibuka ukundi. Ni zaburi irimo imvugo zitandukanye cyangwa se amagambo akomeye ariko isengesho ry'uwayihimbye asaba Imana ngo yumve gusenga kwe yumve gutakamba kwe mu gihe akomerewe ku manywa na nijoro gatakira Imana kandi Imana yumve gutaka kwe. Umunsi w'isabato rero ni umunsi tugomba kwibuka imirimo y'Imana nko twabyize mu kigisho cya mbere kari umunsi twibutsa irema ndetse n'irema rishya ariko kandi nanone ni umunsi wongera kudukumbuza kubana n'Imana ku buryo natwe dutewe n'amakuba tewe n'ibibazo tugomba gutakira Imana kandi Imana ikajya gute ikatwumva. Niba rumvisha bakera natwe umunsi dufite isezerano kajya gute yatwumva kandi iratwumva izina rye rihabwa icyubahiro. Rero ntabwo ari umunyezaburi gusa wavuze ibi nawe hari amashimwe washimira Imana nibyo wavuga Imana yagukoreye mu minsi 6 ishize ndetse mu minsi ishize ubuzima bwacu kandi bigaragaza neza ko Imana umunsi ku munsi biri kumwe natwe izina rye rihabwa icyubahiro. Turi mu isabato isoza ukwezi kwa mbere dutangira n'ukundi kwezi kwa kabiri muri make ni iminsi yahuriranye tariki 31 hari kuwa nyuma tariki ya mbere niko isabato dusoza ukwezi dutangira ukundi twagombye kuba twibaza ngo mbese mu kwezi kwa mbere twakoze iki mu kwezi kwa kabiri dufite imigambi yo gukora iki cyane cyane muri minsi iheruka. Ni bangahe bashimye Imana ku bwawe ni bangahe barayeho kubera ko Imana kugiriye ubuntu nibwo buntu kabageraho ni bangahe bumvishije ijambo ribahumuriza ni bangahe wasabye imbabazi wagiriye nabi ni bangahe wafashije kwikiranura bagenzi babo kuko Yesu yavuze ngo hahirwa abakiranura abandi. Wowe ni bangahe wafashije mu kwezi gushize cyangwa se akibaza ngo ni bangahe wabereye intaza yo kugira ku bwami bw'Imana ni bangahe wabereye gisitaza kigera mu bwami bw'Imana kugira ngo ahari uyu munsi w'umunsi wo kwihana uyu munsi w'umunsi wo kuvuga ngo ariko ndabona mu kwezi gushize naritwaye nabi Uwiteka mbabarira kandi unteresha intambwe yo kwitwara neza mu kwezi ntangiye ariko kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka 2025 umwaka udasanzwe kandi abenshi batangiye kubona ko umwaka udasanzwe nkuko tugiye kugenda tubireba imbere mu minota igiye gukurikira. Tumaze kwibaza ibyo ngibyo twakibaza ngo mbese uyu munsi ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri kuko na amezi abiri ubwo niko navuga muri uyu mwaka 2025 tujyarimo cyangwa tuyabayemo turi abakristo ukwezi kwa mbere turi abakristo turi mu Kristo ukwezi kwa kabiri dutangiye turi abakristo niba atari byo ntarirarenga ijambo ry'Imana yavuze ngo uyu munsi n'imvujwi ryayo ntinangira iki umutima uyu munsi n'imvujwi ryayo ntinangira umutima kandi imibereho yacu ni uyu munsi. Nasomye mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu volume ya mbere yarambwiye ngo dufite umunsi umwe wo kubaho umunsi wo kujya gute umunsi wanjye n'uyu munsi ejo ntabwo ari ahanjye ndejo hashize ndetse ntabwo ari ahanjye kuko ejo hashize ushobora kuba naritwaye neza ariko uyu munsi nkaba nitwara nabi ejo nshobora kuba nitwaye nabi uyu munsi nkaba nitwara neza. Rero uyu munsi niwo munsi wonyine wakosoramo ibintu kandi wakicishamo ibintu uramutse ubishatse. Yesaya igice cya 24
nirwo rufunguzo rw'isomo tugiye kwiga uyu munsi. Isaya igice cya 24 ni igice yakwiriye kuba cyitabwaho cyane natwe dutuye muri iyi si, muri minsi yeruka, usibye ko akenshi tuba twibereye mu bindi ntitubyiteho. Umurongo wa mbere haranditse ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Isashimwe. Ijambo rirambwiye ngo Uwiteka icyo agiye gukorera isi ni ukwigira umwirare. Umwirare ni umwirare, ahantu haraye, kibunda, ahantu h'ikigunda, ahantu hadahingwa, ahantu hatari abantu, haraye. Uko niko Uwiteka agiye kugira iki isi. Bivuze ngo kujya isi itaba umwirare nuko ifite abantu bayitaho. Yego, ubwo rero mu yandi magambo abantu bo mu isi bagiye kuba bakiya cyangwa se bagiye kuvaho. Arayubika, atatanya abaturage bayo. Niba mwarabaye mu isi mwagiye mu bintu bitatanya abantu. Yego, ni iki gitatanya abantu? Intambara, icya kabiri ibyorezo, icya kabiri icya gatatu inzara, ikindi nta kindi mumva cyatatanya abantu. Buri mutingi n'ubugome, umutingi tubaye ntabwo abantu batatana, imyuzuye ntabwo batatana. Rero haravuze ngo Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ubwo iyo si ifite amahoro. Muri Yesaya hatubwiye ko isi ariko igiye kugenda, ko mu byinshi baravuze ngo hari amarika bane afashe iki imiyaga y'isi, ariko biri kambwira ngo igihe kizajya bagira gute bayirekure imiyaga ihuhe mu isi. Ariko bahawe itegeko rivuga ngo ntimurekure imiyaga ngo ihuhe ku giti no ku cyatsi, ubwoko bw'amata bwakirwaho iki ikimenyetso mu ruhanga rwawe. Bivuze ngo ikikenewe, ikiri kubura gusa ni uko umara gushyirwaho ikimenyetso, ni uko nanjye nawe tumara gushyirwaho ikimenyetso, maze amarika bakarikura iki imiyaga, cyangwa se ni uko twanga kwakira ikimenyetso. Ubundi ni ibintu bibiri. Gushyirwaho ikimenyetso ni ubwoko bw'Imana abarira batakira ibizira bikorerwa mu isi katakisha muri Ezekiel igice cya 8 igice cya 9, aho abatakira mu isi bitewe n'ibiza birimo ndetse n'ibiri muri bo bashaka gutabarwa n'Imana, bashyirwaho ikimenyetso, nibirangira ibi ngibi bigomba guhita bisohora. Kandi ibitonyangarwa byabyo tugiye gutangira twatangiye kugenda tubibona muri iyi minsi. Baravuze ngo umurongo wa kabiri, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutumwa, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Reka mbabazi, mu ntambara ninduba ameze neza. Muri abangaba tumaze gusoma abaguriza abandi, abakomeye, abakene, ninde umeze neza muri kino gihe? Udafite ikintu nawe ari kwirukanka. Yego, wawe uduhingira abandi kujya kundabeho, wamukira nawe aminutse nawe abari kujya gute nta utuje. Yavuze ngo aratatanya, nyine bose baratatana. Mu gihe cy'icyorezo ni ngo ngenda kize nta icyorezo cyangiraho, arahari. Biratangaje ahubwo ko ari igihe aribo giheraho abakomeye. Rero biravuze ngo ibingi Uwiteka ajya kohereza mu isi, nta wavuga ngo nge nzabyikinga, ngo ngiye kuba mfite amafaranga menshi, ntabwo ibizangeraho ibyo Imana yavuze ngo ifite aho bireba, ngiye ntabwo bindeba. Cyangwa se umuntu ati ngiye kuba ndumukene, ntabwo ibyo bindeba, bireba abakire bose, birabareba. Usibye bamwe gusa babandi bavuze ngo abanditswe mu gitabo cy'iki cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Murajya ngo uko bitazabageraho nabo bizabageraho ibyo turi gusoma ahangaha. Ariko bo icyo zarusha abandi bo mu isi, bazafite umutuzo muri bo bavana kuki ku Mana. Mu gitabo niba nibuka neza cyitwa Umurangiye Sinzi y'Ubugoryi, niho banditsemo igitekerezo cy'umwana wari kumwe na se mu nyanja, bikaba ngombwa ko babura uburyo bava mu nyanja rwagati bitewe
nuko nta bwato ubuzima bari bafite, ndetse bigaragara ko bageze imuhengeri, kandi se ni wari ushoboye koga gusa ku buryo yava ku nkombe akagera hakurya, yava mu mazi hagati akagera hakurya. Arangije abwira umukobwa we ati rero nubwo ibintu bikomeye, wowe dore ukuri koga ugarame gusa mu mazi, ndaje. Hanyuma aragenda. Umukobwa asigara yizeye aryamye ku cyizere cyasi. Yagombye kuba yarohama akagwamo akacubira, ariko afite icyizere kuri nde? Kuri se umubwiye ngo ndaje. Nabizi neza ko abantu bamenyera ibyo koga, iyo umuntu ari balance ntabwo bafite ashobora kureremba hejuru y'amazi bitemera. Rero uyu mukobwa wabaye mu mazi akizera se, ushobora kugera hirya akaminuka mu mazi, cyangwa se ingoni ikamurya mu mazi, ariko yaramwizeye ko aje akamuvana aho hantu. Icyizere cyabaye gityo mu gihe gikomeye nk'icyo ngicyo, bikeneye ikirenzeho twebwe mu minsi iheruka, bitewe nuko ibyo turi kwiga aha ngaha n'ibyo tugiye gusoma ni ibintu bikomeye bigiye kuba mu isi yacu, bisaba gusa umuntu uri kumwe n'Imana, ufite icyizere ku Mana, wizera Imana. Kuko utizera Imana ni akaga gakomeye. Reka dusome amagambo makeya ari muri kino gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, sibyo ko murabona no mu bindi bitabo muraje kugenda murabona aha ngaha. Mu gihe turi mu gihe giheruka, ni cyagiye twegereje irekurwa ry'imiyaga, ibi byago Uwiteka yavuze muri Yesaya 24 bikagwa ku isi. Kandi bitwigiye giheruka kubera iki? Abantu benshi bumva ko imperuka ari mbi. Niyo tuvuga no muri biravuga ngo uwo munsi murashakira iki, biragaragara ko ari kibi. Ariko iyo twije inama y'agakiza, imperuka ntabwo ari mbi. Mu nama y'agakiza imperuka ni ikintu cyiza, kuko ni umwuzuro w'inama y'agakiza. Ni igihe abacungwe bagomba kuragwa ibyo bacunguye, cyangwa se ibyo bagenewe by'umwuzuro kandi by'iteka ryose. Ni igihe cyo kurangiza icyaha na Satani. Mbese icyo gihe ni kibi? Ntabwo ari kibi. Nta n'umuntu utabyishimira umwana w'Imana. Ariko iyo urugamba rugiye kurangira niho rukomera, si byo se? Iyo urugamba rugiye kurangira burya niho rukomera. Niyo mpamvu byitwa ngo imperuka izaberamwo intambara idasanzwe. Mu gihe giheruka Satani kubona ko asigaje iminsi mikeya, agomba kurwana cyane ari ubwoko bw'Imana. Kandi nanone mu gihe nawe arangije akazi ke, Uwiteka nawe amanutse azakora cyane ku bamugomeye. Ibintu ni bibiri. Satani azarakarira ubwoko bwe cyane ariko ku buryo byitwa ngo kunyura hagati y'urusyo n'iki n'ingasi. Reba umusyi uri gusya, umbwire ngo isaka ryamucika, niyo rimucitse arongera akagaruka akanyuzaho. Aho ngaho Satani agomba gukorera ku bwoko bw'Imana, ariko nawe n'abagaragu be mu nyuma bagomba guhura nanone n'igihano cy'Imana, nacyo kimeze nk'umujinya uheruka. Ni nako Bibiliya ibyita, ni umujinya uheruka, ibyago biheruka. Rero biragaragara neza ko muri kino gihe giheruka hagakwiriye kubaho umwiteguro ukwiriye. Ntangiye mukanya mvuga ngo turebe neza muri aya mezi dushize inyuma, muri misi dushize inyuma, turebe uko twitwaye, turebe n'aya nga dusatiriye, kuko ubwo nyine dusatiriye iki gihe cyane. Turebe niba tukiri mu mwanya waba Imana yarokora mu gihe izaba itangije kurekura imiyaga, harimo n'ibyago birindwi by'imperuka. Abo twiganye ku isabato nibyo twiganye. Reka turebe rero aya magambo aravuga ngo Imigani ya Kristo, page 231 mu gitabo cy'igifaransa ndetse cy'icyongereza. Iyo page nabonye bihuye, baranditse ngo abenshi bo mu myanya yo hejuru bafite imitima yakomeretse kandi irwaye ubwirasi. Aba ni abayobozi, ni abakire, ni abantu bo mu myanya hehe yo hejuru, bafite imitima yakomeretse ariko kandi irwaye iki? Ubwirasi. Ariko wowe buriya ntabwo ariko bimeze. Bahagizwa no gushaka amahoro batagira. Usanga muri iyi si ikintu kiraje ishinga abantu, ikintu kibashishikaje cyane ni gushakisha amahoro. Ariko nabo ntayo bafite. Bafite inzara n'inyota by'agakiza. Benshi muri bo bakwemera ubufasha intumwa z'Uwiteka ziramutse zibasanze umwe
zifite ubugira neza hamwe n'umutima wuzuye urukundo rwa Kristo. Amagambo arantangaje cyane avuze ngo aba bantu mubona bisi bo twita nk'abisi, abayobozi batandukanye, burya nabo ngo bakwemera ubutumwa bwiza, bakemera ubutumwa bwiza baramutse babonye ubagize gute, ubagezaho. Baramutse babonye umuntu wagezaho ubutumwa bwiza nabo babwakira. Ese ntibitangaje? None ikibazo ni bande biteguye gukora uyu murimo? Ni bande biteguye gukora umurimo wo gutanga ubutumwa bwiza kuri aba bantu bameze gutya? Ese ninjye nawe byaba ari byiza ko baradukeneye abakomeye, ariko kuko Satani nawe ari umugome, usanga yashizeho inkuta. Usanga bitwa ko bakomeye, abenshi si bose nkuko tubisomye bapinga iby'Imana kuri abatari ko se ibintu ni iby'abantu biraho ngaho byo kujijisha abantu. Noneho kuko nubundi iyo mvuga imeze gutya kunze kuvuga n'abakozi ba Satani bo mu bakomeye n'abitwa karaba Imana bumvishe ko kujyanira ubutumwa bakomeye bitagira gute, bitashoboka. Urukuta Satani bararufunze neza ku buryo abantu ngo bicwa n'inzara kandi bakomeye gukira. Kubera iki turi kubusoma aya magambo ku bantu bakomeye? Mva hepfo gato ukuntu banditse mu gitabo cyitwa Byakozwe n'Intumwa page 441 442 baranditse ngo benshi mu bize bihanitse, abategetsi, abantu b'indangamirwa ku isi muri iyi minsi y'imperuka baratera umugongo umucyo bitewe nuko ubwenge bw'isi butazi Imana. Ubu rero hano umwanditsi yandika aravuze ngo ni benshi mu bize bihanitse, professors, abafite za masters, doctora, abize intiti, engineers, abantu b'indangamirwa mu isi bakora ibintu by'agatangaza, batera Imana umugongo kuko ubwenge bw'isi ntabwo buzi Imana. Ibi rero byavuye kuri abo bantu bize ibyo n'abantu mu buryo busanzwe. Ubu dufite ikintu cyitwa igisirimu. Abasirimu nta muntu w'umusirimu ukora bino bintu. Rero ikintu cyitwa ubusirimu cyaje mu myambarire, cyaje mu mirire, cyaje mu mivugire, cyaje mu minywere, cyaje mu birori, mu bintu byose haje mu buki. Ariko mbabaza buriya umurebye ubusirimu ubona ari ibi cyane bita ubusirimu. Iyo mugitegereje mubona ari ibi. Hari ni ibintu nyine bakomora ku bantu bize imyambarire, kwambara ubusa, ariko ni igisirimu. Hano abasirimu nibo bambara ubusa, sibyo? Mwumva ubusirimu nyine isi tuzanira. Mu gihe Imana itubwira ngo twambare twikwize nkuko yambitse Adamu na Eva, ubusirimu buravuga ngo oya, garagaza ubusa. Niko kabasirimu kagasatuye hano inyuma, niko kabasirimu. Ubwo busirimu se abasirimu nibo barya nabi. Uti nabi gute? Ngaya amasukara atavaho, ngaya amavuta atavaho, ngizi inyama zitavaho, byitwa ibisirimu bibazanira obesity, indwara za gisirimu, diabete, obesity, umubyibuho ukabije, bikaba bituye ku bantu bitewe no kubaho gisirimu. No ese wowe bura kurya dodo ntago ari ibintu by'ubusirimu. Murakeneye kurya utuntu kudusi. Umva abantu nyine babihaye amazina ku buryo byitwa ko ari byiza. Muzarebe ukuntu ibintu byitwa inyama byakashijwe ku rwego rwo hejuru. Uzi ko n'umuntu utayirya bitewe n'ukuntu abantu bayivuga yumva yikumbuye. Atarya inyama ariko yakumva bigana abantu bayiganiraho n'ukuntu bayivuga, no kumva nyine akumbuye inyama. Kandi niba ashobora guhita ati nta nayirya, ariko bitewe n'imvuga abantu batwayemo. Akaboga, ingurube ntabwo ikiri ingurube, uko nyine ubundi ingurube ubwayo byo zina rikitwa ingurube, byo ubwabyo byifitemo ubuzira, ikizira. Muri ryo zino ubwaryo burya ni ikizira. Ariko ntabwo babyise ngo kamise misaya myiza, baragoronzora bayitanga kabenzi kugira ngo abantu bumve ko byanze byakunda cya kindi cyari kibi cyabaye cyiza mu busirimu. Mu bintu by'ubuki reka mbabwire, nigeze nataha ubukwe bumwe bw'abasirimu. Abantu bitwa abasirimu, ndavuga nti nimba ari y'ubusirimu rero ntago ari ubusirimu. Kugeza ku rwego uyu munsi ubukwe bwari gahuza imiryango, siko twabifataga sino muco nyarwanda. Ubukwe byari byo guhuza imiryango igahura ikishima kubwo umwana wabo, ubwo wenda niyengagije iby'amadini mbishyize ku ruhande. Ubukwe nicyo byari bivuze. Ariko uyu munsi ubukwe ni amafoto, ni ubusirimu. Ubukwe ni amafoto, ugasanga mu bukwe ikintu gishyizwe imbere cyane ni ifoto. Twibaza ntacyo kurya, ntacyo kunywa,
ukibaza ubundi ibyishimo by'ubukwe bishingiye kuki? Ni amafoto no kubyina indirimbo abantu bagataha. Ni ibisirimu miliyoni magana zigatangwa kuri sare ako by'ibisirimu. Reka mbabaza, mwabonye ko uyu munsi n'amashuri yaje mu busirimu? Yego, hari amashuri y'abasirimu. Hari umutwe turi kwiganira amashuri y'abasirimu, aho umuntu yiga akaba ari muto azi indimi avuga neza. Ariko se bikamara iki? Mubona uyu munsi dufite amashuri y'abasirimu, na mbere amashuri atariyo niho twari dufite abanyabwenge. N'uyu munsi ni kera. Mushobora kumbwira ati reko n'uyu munsi tuzi no gukoresha computer cyane ntabwo yabagaho, ukoze zingahe? Ni ikibazo nzi kuyikoresha. Rero ruvuga ngo ni byari byitwa ubusirimu nyine. Nigeze naganira ku bantu namwe wenda bakuru murahari mwize muri icyo gihe cy'amasomo ya za serayine, aho umuntu yarangizaga azi gukora ibintu byinshi. Yego, azi guhinga, azi kubaza, azi korora, azi kudoda, azi kubaka, akasanga mbese ntabwo yapfa ubusa. Uyu munsi umuntu arangiza amashuri kamaze tuzi gukora iki? Ntacyo. Warize? Yego. Wize iki? Hege. Ni ibiki? Ibyo bintu ni ibiki ubundi? Umuntu wize udafite ikintu azi gukora yize iki? Rero ni ubusirimu. Ni ubusirimu. Urumva ko rero Satani we abizi neza, azi neza kugira tumenyere icyaha, abishyira mu buryo bwa gisirimu. Uburyo bwa gisirimu. Ejo bundi twaganiraga ku myambarire y'abagabo. Abagabo bo banyihanganira bameze gutyo, ntago ari mwebwe ndi kuvuga, ahubwo ni igisirimu cyaje mu isi cyabata gukora ibyaha. Twaganira ku myambarire y'abagabo, aho umugabo asigaye ajya kudodesha igitambaro kimuhenze, akadodesha ikintu utamenye icyo ari, umufuka. Hari icyo nayimvuze ariko reka nyihorere. Hari ikintu rwose ugasanga yadodesheje umufuka. Uko niko isi imeze. Ni ubusirimu niko isi igize gute? Nawe ubikora ntago bari we. Ubikora nawe nyine kabona isi bigize gute? Bamuseka. Kudodesha ikintu cya kera. Rero nigeze nabona umuvandimwe umwe wadodesheje ipataro muri iyi minsi, adodesha ipataro ifite kakantu ko hasi kitwa ingata, murakabona? Ako hasi muri iyi minsi amapataro kugira ngo n'ipataro igafite biragoye cyane. Nshaka kumenya mbese aka kantu ubundi kamazi kukibitera bagashyiragaho uyu munsi batakigashyiraho. Sanga nanjye no njya kudodesha ipataro nzagashyirisha. Kuko afite ikisobanuro gikomeye cyane, gifite ubusobanuro bwaho. Pande igomba kubigoroye neza itahuhwa n'umuyaga, ariko izi uyu munsi ntabwo nshatse kubajyana ngo mujye mu myambaro cyane, muve mu wenda ku murongo twari turiho, ariko nshaka kubereka uburyo ubusirimu bwaje. Icyo kintu cyitwa igisirimu cyaje kikavana ibintu by'ukuri ku murongo wabyo, ibipfuye kikabiryoshya cyane ku buryo abantu babona ko ari byo byiza. Rero birumvikana ko abantu bagiye batubwenge batuburyo atari babandi bize gusa, ahubwo nabo mu isi bitewe no kwigira kuri bwa bwenge bw'isi, byarangiye natwe tugiye tutwarwa na Satani mu bintu byinshi tudasobanukiwe. Rimwe tubyita ngo ni iby'abantu bize ubundi cyangwa se iby'abasirimu, nyamara ari umugambi wa Satani. Twabishingiraga kuri ijambo rivuze ngo benshi mu biza bihanitse, abategetsi, abantu b'indangamirwa ku isi muri iyi minsi imeruka baratera umugongo umucyo bitewe n'ubwenge bw'isi butazi Imana. Dusanze rero ko atarabo ngabo gutyo gusa, ahubwo ni abantu hafi ya bose bari gutera umugongo iby'ukuri umucyo, bakajya mu mwijima bitewe n'uko ibyo barangamiye ntabwo bizi iki? Imana. Ubwenge bw'isi ntabwo buzi Imana. Mu minsi ishize, mu kwezi gushize ngira ngo hari none aganiriye n'umufasha tuganira ku bijyanye na rouge à lèvres, utuntu two gusiga ku minwa abantu mwisiga cyangwa se bisiga niba atari mwebwe. Abantu bisiga utuntu two ku munwa tw'umutuku. Muri biriya biremewe. Muri biriya byemeye gusiga amarangi ku minwa kubw'impamvu cyari ikimenyetso cy'uko abantu bari mu mihango. None uyu munsi abantu bahura mu mihango. Dushingiye kuri Bibiliya, ubwo abantu uyu munsi igitsina gore bari mu mihango idashira, babaye wa mugore wamaze imyaka 10 n'ingahe? 2 mu mugongo. 12 bari mu mugongo. Ako byabaye ubusirimu. Ako Satani yabari bati dore injiji. Nicyo nicyo bari kwivugira ati dore injiji. Kuko ubwenge bwaracuramye kweri. Usiga umunwa w'umutuku, wasomye ijambo ry'Imana rivuga ko ari kigaragaza ko umuntu ari mu bihe ukwezi kwe k'umugore utanakurimo.
urumva ko nyine ako byabaye ibisirimu ngo utwo tunywa tumeze neza baturye bigende biri. Urumva Satani we icyo yakoze gusa nukuvana abantu ubwenge buzima bugatakara burundu. Burundu. Birumvikana ko rero icyo kuri cyashyizwe ku ruhande, icyo umwijima kiraza. Ubundi no mu by'iyobokamana nabyo byabaye gutyo, aho n'iyobokamana ryigira ku isi tugiye kuza tubirebe, aho iyobokamana ryigira ku bisi. Ndavuga ko ryigira ku isi gute? Tukareba gasanga mu idini runaka ukuntu batwara ibintu byabo ukabona biraryoshye. Natwe tutabikoze twatwibeshye. Muzwe muri akakorari muri iyi minsi hafi ya yose tukakara amakorari akomeye yose yabaye agaragu ba Satani kubwo gukoresha za writings izi muri abenshi batazi niyo zikomoka. Uzabona ko n'indirimbo nyinshi zigeze zisorwa kuri za album zabo basaba gukora ku buryo bazikora nka concert, amashusho yazo ukabona ko bazifate nko kuri podium kuri concert n'ibigoma bacuranga ngo ibyo abantu bakunze. What's that? Muzi nkomoko yabyo abaririmbyi iriya nyifato kuri podium imeze kuriya muzi aho yaturutse, muzi impamvu yabyo ntayo muzi kuko byiswe ibisirimu mubona ari byiza ariko no mutego n'ibindi dukomeze twisomere igihamya. Nyamara abagaragu b'Imana bagomba gukoresha neza imyanya yose babonye ngo bamenyeshe ubutumwa bwiza. Uyu ni umurimo wavuga ubutumwa. Bamwe muri bo bazemera ubujiji bwabo mu by'Imana maze bice ku birenge by'umwigisha mukuru bameze nk'abanyeshuri biyoroheje. Wayabona mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo page 223 muri soft. Hano hari igihamya cy'imihamya by'itorero umuzingo wa mbere page 160 baranditse ngo mu rurimi rw'igifaransa mu cyongereza ni 31 birahura page mu cyongereza 160 mu rw'igifaransa 98. Ubwoko bw'Imana bugomba kwita ku muburo kandi bugashishoza ibimenyetso by'ibihe. Ubwoko bw'Imana bugomba kwita ku bintu bibiri: ku muburo, umuburo waburira kureka kwifatanya n'abisi, kwihuza n'abisi, gutwarwa ingamira n'isi, icyo bita ubwenge bw'isi. Ibyo tumaze kureba hirya ku ruhande hashize, nubwo ariho n'ibindi byinshi tageze intekerezo, umwuka yagufasha kwagura intekerezo zawe ukabona ko bidakwiriye, ndetse no kwita ku bimenyetso by'ibihe. Ibe ibimenyetso bigaragaza cyagena ababwiye ngo kimeruka igihe cyo gushyira akadomo ku bikorwa bya Satani, ndetse no kuzuza inama y'agakiza. Ibyo gihe kimeruka. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo biragaragara neza mu buryo budashidikanywa. Ikibazo natwe turabibona. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo biragaragara neza ku buryo budashidikanywa. None natwe turabibona. Iyo tubonye ibiri kuba muri iyi si tubona ko ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo cyangwa tuvuga ngo ntacyo bitwara. Niko byahoze. Hazaba intambara, imuhazi intambara, niko byahoze. Hazaba amupfa, inzara n'ibyorezo, niko byahoze. Ariko ngo biragaragara neza. Ijambo ry'Imana rimbwiye ko ibimenyetso bigaragara neza. Nge nawe turimo kubibona. Komeze twumve. Kandi mu kubibona buri wese uvuga ko yizera ukuri agomba kumubwiriza muzima. Baravuze ngo ntabwo bavuze ngo buri mubwiriza wese, ahubwo buri wese muvuga ko yizera iki ukuri agomba kumubwiriza muzima. Ko umubwiriza muzima ni ukuva kuri wowe ubwawe, impagarike. Wowe ubwawe urya ute, wambara ute, uryama ute, ukora ute, uvuga ute, ugenda ute, wowe ubwawe kumubwiriza muzima. Hanyuma ukabona kuzana ibyo utwaye. Reka mbabwire, uzi ko turamutse twababwiriza bazima nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, isi yatwibazaho. Isi yatwibazaho. Kandi uko gutwibazaho byabatera kuza ku Mana. Byacura iki abasore b'abakristo nyakuri batambara amacupa? Babaseka. Nicyo kintu mujye utamusubiza. Ngo babaseka bavuga ko atajyana n'ibigezweho. Mugeze mwabona ko muri iyi minsi ibintu bigezweho ni ibintu nyine ako sinima mujye mubona ukuntu ibintu bisekeje. Njyewe bijya binsetsa. Tekeza ko n'umusore wambaye akantu kitwa icupa n'igishati kinini kigeze hafi ku mavi n'igikweto kibaza ako bigezweho. Yego ni bigezweho, birahenze wani n'abapapa basigaye babyambara. Witeka dutabara. Mutegeze ibintu bigezweho aho muri iyi minsi ejo niho mwambwiraga aho umuntu agenda yamba agatambara ari umugabo.
tugeze he mwuka byarama ubundi utambaro tw'abakecuru n'abagore twabaye tw'abagabo rya tari n'udutambaro hari izina mwakoresheje ryantangaje ariko murabona ko bihise igeze kubona umugore utwite indashyize ku karubanda ngo bigezweho simbabaza mubona isi itarataye ubwenge n'abayirimo gata ubwenge ibintu bitaravuye ku murongo ibintu byose umuntu bitaravuye ku murongo neza neza ku buryo Uwiteka adatabaye rwose ibintu byazaba tugomba kubabwiriza abazima abantu bavuga ko bizera Imana kuri kubabwiriza abazima umubwiriza muzima ku buryo umuntu akubona akavuga ati uriya muntu tunatandukanye koko haba mu mivugire haba mu mikorere haba mu myambare haba mu mirebere haba mu mivugire byose muratandukanye ariko tumeze nk'abisi tugenda nk'abisi twambara nk'abisi tuvuga nk'abisi turya nk'abisi ibyo biratangaje kandi ni icyago gikomeye cyane niyo mpamvu Uwiteka ahamagarira ubwoko bwe kugira ivugurura n'ubugorozi abantu bagomba kuvugura imibereho yabo bakajya n'ubugorozi mu by'umwuka kugira ngo bakorane n'Imana. Imana irahamagarira bose gukanguka yaba ababwiriza n'abizera ijuru ryose rirarerekereje bidatinze amateka y'isi agiye gushyirwaho iherezo. Buriya cyakora reka mbabwize ukuri nkivuga kuri bino bintu byitwa ubusirimu Satani yateje mu isi imasha kugira ngo tugire gukanguka gukomeye tumenye imitego Satani yaduteze tuyivemo. Hari urukundo rw'Imana cyane kuko ntabwo umuntu amenyeye kwambara ubusa azajya mu ijuru nta kuntu byakunda. Mu ijuru tuzambara ibirebire ese ubwo kwamenyeye kwerekana ubusa mu ijuru kutazabwerekana Imana izakurinda kugerayo kugira ngo utazababarirayo. Hari inyifato y'abana b'Imana ni inyifato kwitegura kuzaba mu bikari byo mu ijuru no mu isi nshya iyo twavuze twiga mu kanya gatoya mu isi nshya. Ntabwo mu isi nshya rero uzajya kubamo ubunuje ngo bikunda ntabwo bikunda haka abakorari barabunuje bakuru b'amatorero bafunze abaki ntabwo bizakunda. Bisabwa kugira ngo twihane tugeze no ku myambarire twihane tugeze ku mirire twihane mu mvugo no mu mibereho yacu n'abandi none uburyo tubanye n'abandi. Nabwiye yuko umwana w'Imana akwiriye ndetse no gutozwa cyangwa se akwiriye kwakira umwuka w'Imana umashisha kwanga urwango. Basinzi babyumvikanye kwanga urwango aho kwanga umwanga. Iyo mvuze ngo kwanga urwango ni ukwanga umutima we kwangira umutima we ko hari umuntu yakwanga uko byari bimeze kose. Buriya Stefano yarafite uburenganzira mu by'isi bwo kwanga bamuteraga amabuye uko tumenyereye mu isi no kubavuma no kugira gute abisi niko bamera, ariko umutima yarafite ni umutima umwangisha urwo rwango ukamukundisha abamwanga. Ni umutima wari muri Kristo Yesu, ni umutima dukeneye. Ubwo rero umutima urenze kwiyanga tugakunda abandi ni umutima dukeneye muri iyi minsi iheruka dore ko igeze kure. Ndavuga isi turi kwambukiranya akaga ko mu minsi iheruka, ariko akaga karushaho gukomera kari imbere yacu. Nyamara turasinziriye. Uku kubura umubyizi n'ishyaka mu murimo w'Imana biteye ubwoba. Ibitotsi by'urupfu biva kuri Satani. Iyo tuvuga umurimo w'Imana benshi bakajya kuvuga ubutumwa gukora umurimo nk'uyu nguyu ari byo byitwa ko umurimo w'Imana oya. Ari ibyo ngibyo gusa. Wowe ubwawe wakora umurimo w'Imana wihereyeho. Ibyo tuvuze haruguru n'ibindi byinshi. Muri iki cyumweru turi kwiga uburyo Satani yateye abantu kuraguza kugeza ku rwego umuntu rwose n'umukristo azigaraguza kandi akumva ko nta kibazo kibirimo. Kuraguza mu buryo bwa gisirimu mu gitabo cyitwa abahanuzi n'abana mu cyiciro cya 16 abantu basigaye bararaguza neza rwose nta kibazo. Nzabyarikira uzabyara umwana. Ariko uyu munsi kuko byiswe ibintu by'ibisirimu ni uguca muri radiography iki
nigeze kujya mu bitaro bivuga nabi baranseka, ntabwo ndi umuganga, ntabwo nize biology, kuko byiswe ibintu by'ubusirimu wumva ko nta kibazo kirimo, n'ubupfumu, n'ubupfu. Muri icyo gice muziga ko no gusengesha, ngo barabazi gusenga bagasengera umuntu agakira, muri kubashyirishamo imyuka ya Satani. Uyu munsi bikorwa n'abantu bw'ubwoko bw'Imana, abantu batoranijwe. Sindabeshya se, umuntu uhanga bivuga ngo ngiye gusenga atajyana no mu bapfumu bifatika, ubu tumwita umukristo. Biratangaje ibiri muri iyi minsi yacu. Rero umva ko dukeneye cyane kubyuka no gukanguka ku buryo tunabasha kuvumbura utuntu duhishe gutyo twitaka ari ibintu bisanzwe, tukamenya ubupfumu burimo. Mu myaka ishize nigeze kubereka uburyo itorero ryasohoye cyitwa ngo NG White, Ask NG White, ngo bazaye na White. Ubwo n'ubukuraguza, n'ubupfumu, ngo kuvugana n'abapfu, kuko ari ikoranabuhanga, nta kibazo kibirimo, kuba maso kugira ngo buri ntambwe yose tutabasha gutembanwa n'ubuhendanyi bwa Satani. Review and Herald uko 24/1893 mu kwezi kwa mbere tariki 24, yego ubwo itsuni nego za tariki 24 kwezi kwa mbere 1993 haranditse ngo ubu Satani ari gukoresha amayeri ye yose. Yavuze ngo gukoresha amayeri ye yose rero ari nayo tutazi, n'imbaraga y'ubuhendanyi ngo yigize abantu kure y'umurimo ubutumwa bwa Marika wa gatatu bugomba kwamazanywa imbaraga ikomeye. Iyo umwanzi abona ko Nyagasani ari guha ubwoko bwe no kubutegurira, ari guhumugisha ubwoko bwe no kubutegurira gutahura ubushukanyi bwe, akoresha ubuhanga bwe ngo acengeze ubwaka mu itorero ku ruhande rumwe. Ntabwo nzi iki turi kucyumva neza. Mu gihe ubutumwa bwa Marika wa gatatu bugomba kuba bujya mbere, ubutumwa buburira abantu kwirinda kwifatanya n'amadini ndetse na za leta zangiritse mu kuramya Satani, bahamagara abantu kuza kuramya Imana. Ubutumwa bwa Marika wa gatatu igihe rero burimo gutangwa, Satani akabona ko Imana iguha ubwoko bwayo umugisha, akoresha ubuhanga bwe bukomeye, agatuma ubu bwoko bw'Imana utabasha gutahura Satani, agakoresha ubuhanga bwe ngo acengeze muri ubu bwoko bw'Imana buri mukuri ubwaka ku ruhande rumwe, ndetse ku rundi ruhande kwizirika ku mihango ikonje. Umva dufite amatsinda ngahe abiri mu bwoko bw'Imana, tugomba kugira amatsinda abiri, ariko tugomba kuba mu itsinda rya gatatu bitavuzwa aha ngaha. Havuzwe mu matsinda abiri, ariko hari itsinda rimwe ry'ubwoko bw'Imana risigaye tugomba kubarizwamo. Hari itsinda ry'ubwoko bw'Imana riri mu kuri rifite ubwaka, ibyo ntabwo ugomba kuribarizwamo. Hari n'itsinda ry'ubwoko bw'Imana ryibereye mu bukonje, nabyo ntabwo ugomba kuribarizwamo. Kandi abo nibo mubare nyamwinshi Satani ari gukorerana nabo. Kandi akababwira buri bukonje bwo kubutahura rigiye bugaragara, ndetse n'abantu rigiye bakubwira bati rwose dore hano ntabwo ubona ko ibintu bimeze gutya, ariko ikitwa ubwaka bwo biba bigoranye cyane. Niyo mpamvu muri iyi nzira turimo bisaba no gutuza abavandimwe, bisaba no gutuza, nta mpamvu yo kugenda mu marere, bisaba gutuza tukajyana na Kristo ahajya hose, ahashinga ikirenge tugishinga, apana kushagurika ngo twirukanka. Birasaba ubwenge cyane kuri iyi ngingo yitwa ubwaka, kimwe n'imihango ikonje, ariko kugira ngo hato tutarwanya n'umurimo w'Imana tuwita ubwaka imwe, cyangwa se tutabyita umurimo w'Imana ari ubwaka, cyangwa ngo twibereye mu bukonje bw'imihango y'idini. Muri kino gihe giheruka ni umuburo w'iteka ari kuduha. Haranditse ngo ubu nicyo gihe cyo kuba maso budatuza, mutahura intambwe ya mbere y'iterambere Satani ashobora kugira muri twe. Gutahura intambwe y'iterambere Satani agomba ari kugira hehe muri twebwe. Muvandimwe, ibi byose mbivuze bitewe n'ibidusatiriye kandi bikomeye, aribyo tugiye kurebaho muri iki gice cyacu giheruka cy'ikigisho cyacu. Hari ibidusatiriye haba mu madini ndetse no mu isi, intambara n'impuzamadini, nibyo tugiye kwimika muri aka kanya, kandi byose ni kubw'umugambi. Ariko ibi kubimenya ni byiza niba uri umwana w'Imana ushobora kubica muri kumwe n'Imana. Niyo mpamvu tubanze twibaza ikibazo kibaza ngo ndacyari umukristo, uracyari umukristo? Uyu mwanya tuvugana usanze uhagaze mu mwanya mwiza, imibereho yawe yirebwe n'ijuru irayishima, uko mbese umeze gutyo, aho ngaho kumvira kino cyigisho nawe turi kureba, turi kwigana kino cyigisho, ijuru rimanutse rikagusura, yavuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Ugenda ntakoze Imana isoni, uvuga ntakoze Imana isoni, ukora ntakoze Imana isoni.
mu rugo nakoze Imana isoni. Uwiteka tugire neza, kandi nimbara aho twaguye ateza ibiganza Kristo, utumwegere nawe aradutabara, atuvana mu bunyantege nkeya, aduha imbaraga, aduha no gukunda ibyo twanga. Rega ibintu by'ijambo ry'Imana kuko ntabwo ni kamere yacu, kuko kamere yacu Satani yarayimenye, azi neza icyo kamere yacu ikunda. Buriya kubwira umusore wamenye kwambara ipataro afunguza imashini ku kuguru, uvuga ngo yambara ipataro iyo bita, sinzi ko basigaye bazita muri iyi minsi, kera izakera bazitaga ngo imenera ifu, umunsi basigaye bazita simbizi. Uyu mubwe ngo yambara ipataro nyine itamwegereye, ipataro nyine nyapataro, byagorana. Kubwira umukobwa amenye kwambara akagufiya agakunda, uvuga ngo mbaranga indende ngo ni ijambo ry'Imana rikunze, urumva ko muri we ntabwo birimo. Ntabwo birimo. Kubwira abamama ngo mugomba kwambara mwikwije ntabwo ari ibintu byoroshye, bisaba umurimo w'Imana ubwayo, nta muntu wabikora. Nawe ubwawe ushatse kubikora ntabwo wabigeraho, keretse Yesu aje gutura muri wowe, akakwereka yuko ibyo bitaga byiza atari byiza, ahubwo ibyo bitaga bibi kari byo byiza, ibyo bitaga byiza kari bibi. Ni Imana gusa yabidufasha. Niyo mpamvu Kristo avuze ati mwese muruhijwe rero n'ibyo ngibyo, n'uwo mutima kumva mushaka ibintu ariko mukumva ntabwo mwifite imbaraga zo kubikora, abarushye n'abaremerewe muze musange ndagira gute, ndabaruhura. Ibyo arabikwikorera, abigukorere wowe musange, kandi ntabwo ari kure yawe, bugufi bwawe niho ari, akumva, ateza ugutwi. Aravuze ngo ugihindukira, ugitera intambwe yo kumuyoboka, yiteguye kukwikorera ibyo byakunaniye. Uwiteka rigushoboza. Amen. Reka turebe rero ibingibi dusatiriye muvandimwe. Mbese duhagaze ku isaha gihanuzi, twabonye ko ari itegeko kwita ku bimenyetso by'ibihe. Hano hari amagambo avuze ngo a Catholic archbishop preached at an Adventist church which they called a common house and declared that God's love binds us all into one brotherhood. Umusenyeri w'Abagatolika yigishirije mu itorero ry'Abadiventisti wa karindwi ibyo bise nginzu ya bose cyangwa se inzu ihuriyeho bose, avuga yuko urukundo rw'Imana ruduhuza twese tugahinduka umuntu umwe, abavandimwe, brotherhood. Urukundo rw'Imana rwadushyize mu buvandimwe, nta mugatolika, nta mupfumu, nta mudive, mwese muri abana b'Imana. Iyihe Mana? Mpita nibaza ngo iyihe Mana? Ariko itariki 23 ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2025 niho Adventist Center bashyize kuri website. Byari byagenze gute? Itariki 21 ukwezi kwa mbere 2025, Roman Catholic Archdiocese of Palermo, Italy, published the images of an ecumenical encounter inside of Seventh-day Adventist Church. Itariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2025, Diocese ya Kiliziya Gatolika yo muri Palermo mu Butaliyani yashyize hanze urwandiko cyangwa se icyo bise ubumwe, bagaragaje ubumwe, umurongo gwamagara kuba hamwe, ntago ari urwandiko ahubwo bagaragaje umurimo wabo guhuza abantu, impuzamadini bari imbere mu itorero ry'Abadiventisti wa karindwi. Umutwe w'igikorwa cye cy'abateranije witwaga ngo ukwizera muri Yesu Kristo kuraduhuza kandi kukarema umubano n'ubuvandimwe butuzanira umubano, ubucuti ndetse n'ubuvandimwe. Ngo kwizera muri Kristo Yesu nicyo gukora, unites us and creates more relationships of friendships and brotherhood. Kazana ubumwe bw'ubuvandimwe ndetse n'ubushuti. Ariko ubwo ndibaza uyu Yesu avuga n'uwuhe? Kuko ntabwo yaba ari Yesu wamfiriye ku musaraba, kuko yaravuze ngo naje gutanya umwana nande na nyina, mukazana na nyirabukwe. Ariko hano baravuze ngo the faith in the Lord Jesus Christ unites us and creates more relationships of friendships and brotherhood. Ukwizera muri Kristo Yesu kuraduhuza twese. Ariko ibi ngibi ni yamvugo n'uri upapa ivuga ngo unity in diversity, ubumwe mu mahara kwinshi, ubumwe mu myizerere itandukanye. Niyo mvugo ahangaha, ubumwe mu myizerere itandukanye, ariko si ukuri. Twakomeze twumve. In attendance were representatives of the, muri uyu muhuro harimo abahagarariye Abagatolika, Abangirikani, Abadiventisti, Aba Evangelical of Reconciliation, Abaluterani, Abamethodiste, Abapentekosto,
ndetse nabo mu itorero ry'abaorthodox b'Abarusiya n'Abaromaniya, Russian and Romanian Orthodox churches, bose ari bitabiriye mu itorero ry'Abadiventisti wa karindwi. Ese igishushanyo cy'inyamaswa cyaremwe ntabwo kiraremwe. Ibibazo nakomeje kugira numva abantu benshi bibaza ngo ntabwo kiraremwa kizahera muri Amerika sava, hanyuma ko kitari cyaremwa ibi ni biki? Ese birera ko kitari cyaremwa tuyoboke? Ko kitari cyava muri Amerika tuyoboke ibi ngibi? Ese Constantine ajya kuri mu Gatolika ahereye kuki? Impuzamadini yabanje ahuza impuzamyizerere. Ese twe dutegereje finali y'ikintu tutarebye inzira yacyo tuyirinde? Niba utarabona finali nta nubwo n'intangiro yacyo, ese urayeza? Ngibi rero aho Abagatolika, Abanglikani n'ari amadini yose n'Abadiventisti bahuriza hamwe kuvuga ngo urukundo rw'Imana ruraduhuje, urukundo rw'Imana rurabahuje. Ariko ntekereza ko atari urukundo rw'Imana yo mu ijuru rwahuje, kuko yo ntabwo yifatanya n'ibyanduye. Bibiliya irambwira ngo Yesu ntahuriye nande na Beliyali, umucyo n'umwijima nta hantu bihuriye. Ndibuka mu 2022 nigeze kugenda mbaha n'urugero nkoresheje itara, ari nijoro urijimije haza umwijima, uricanye umwijima ugira gute? Urahunga. Kugira rero aba bantu bihuze, icyo gikorwa kigomba kuba cyabaye cyo kuzimya, kuko ni umwijima. Hano hepfo baranditse ngo at the Adventist Church of Palermo situation via Gioacchino di Marzo, ku itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi riri muri kano gace kitwa Nimbari Gioacchino di Marzo, Musenyeri Corrado Lorefise, musenyeri wa Palermo, yatanze ikibwiriza cye cy'ubumwe bwa Gikristo, avuga ko nta kintu gifite umumaro kigomba kwitabwaho cyane kuruta umuhamagaro wa Papa w'ubumwe bwa kivandimwe mu isi yose, Universal Fraternity. Ngo nta kindi kintu gikomeye kigomba gushyirwamo imbaraga, kigomba kujya mbere kuruta icyo ngicyo, umuhamagaro wa Papa Francis uvuga ngo tugire urukundo rwa kivandimwe. Reba hano ko bavuze amagambo yabo. We are gathered here in the joy of being able to find each other again. Duteraniye ahangaha mu byishimo byo kongera kubonana. To confess together, ngo twihanire hamwe what seduces us and passions our heart. To confess, tuvaneho ibidutandukanya cyangwa se tuvaneho ibyatuma tudahuriza hamwe, imitima yacu idahuriza hamwe muri Kristo Yesu. Bari guhamya ari ibyabahuriza hamwe muri Kristo Yesu. Seriously. Faith is context of relationship, and chapter 11 of the Gospel of St. John has remnants of an amazing tenderness, as tenderness interested in terms of a friendship. Ravuze ngo ukwizera mu mvugo mu by'ukuri gusobanuye ubuvandimwe cyangwa se ubumwe, relationship. Nkuko bigaragara ngo mu Evanjiri ya Yohana, Mutagatifu Yohana ko bavuze mu gice cya 11, aho yavuze yuko ikizasigara ari amazing tenderness, uburyo butangaje bwo guhuza bworoshye aho umuntu wese yohera mugenzi we, bizatuzanamo ubuvandimwe cyangwa se ubushuti nyakuri, of love that binds Jesus to his brothers, urukundo ruhuza Kristo n'abavandimwe be n'abashiki be. The context of faith sends us back to a brotherly relationship. Ngo ukwizera cyangwa se isobanuro cyo kwizera kitujyana nanone ku bumwe bwa kivandimwe, urukundo ndetse n'ubushuti. Umuhuro wacu iri joro bahatanye nijoro, twese duteranye uradufasha kongera guhamya. Do you think this? Mbese ibyo mubitekereza? Bati mu kwizera kumwe, that company is us, guduhuriza hamwe mu kintu kimwe cyitwa kwizera, kiduhuriza hamwe ndetse kadutera kugira ubumwe ndetse n'ubushuti n'urukundo rwa kivandimwe cyangwa se ubuvandimwe hagati yabo. To erupt because the God that we have made is the one
who has only one vision. Ngo urwo rukundo rugomba kugaragara bitewe nuko Imana yabahuje cyangwa se Imana yabahurije hamwe, ariyo Mana imwe gusa ifite intego imwe gusa, ariyo ubumwe, ndetse ari naho ibintu byose bigomba guhurira ku bumwe, urukundo, ubuvandimwe. Ayo ni amagambo bavugiye mu itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi. Ubwo mvuga ngo nta Mugatulika, nta Mudiventisite, bose ni abana b'Imana. Bamwe bemera amategeko y'Imana, abandi batayemera. Ibyo ngibyo ndibaza ko bidashoboka. Ariko murabona ko nibyo bisatiriye ahantu hose, kugeza ku rwego n'amareta atangiye kwishyiramo imbaraga, ku buryo umuntu uvuga ngo nge sinemera imikorere y'aya madini, bikubwibyo nta nubwo nzayoboka serivisi zayo, abizira kuko ngo yasuzuguye leta. Mbese ubwo gusuzugura leta, oya, gusuzugura Satani. Kutebuka amadini, kutebuka imihango yayo ipfuye, byitwa gusuzugura za leta. Nicyo cyitwa ngo ibatera kuramisha n'iki kinyamaswa. Ubyanze akaba yabizira, akaba yapfa. Kutayoboka iki kintu kimeze gutya, cyaba abakozi ba Satani bitirira akarabana b'Imana, byitwa icyaha. Reka ibyo mbiveho. Twari dutegereje umushinga 2025 wavuzweho cyane kuzayobora isi muri iki gihe cy'ubutegetsi bwa Bwana Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru cyitwa CNN banditse ngo Trump said he hadn't lead project 2025, but most of his early executive actions overlap with its proposals. But Trump yaravuze ngo ntabwo yigeze asoma urwandiko rwa projet 2025, ariko muri bimwe mategeko yashyizeho cyangwa se ibikorwa atangiye gukora bigaragaza neza ko bishingiye kuri ya projet. Ese ubwo twitegeho n'itegeko ry'umweru riri bugufi. Mukunda kunza gusoma ahangaha ko ibitekerezo byinshi byatanze byavuye muri amategeko kanabimukira, kuzana ibitsina bibiri mu gihugu bw'abagore, no kurwanya ibikorwa bitemewe muri leta byinshi yagiye ashyiraho amategeko mwagiye muyabona, gusoresha abantu. Ibyinshi yabishingiye muri iyi projet 2025. Haribazwa mbese byari impanuka ko Donald Trump ashyiraho imirongo igenderwaho ihuye neza na projet 2025. Ngiye ntekereza ko bitaba ari impanuka, ubu twakitega n'ibindi byinshi bishoboka ku butegetsi bwe. Kandi ikintu gikomeye cyane bishoboka kuvuga ku butegetsi bwa Trump ni ikintu cyitwa amahoro, ashobora kurimbura benshi bakumva ko nta kibazo. Mwibuke no muri butegetsi bwe bwa mbere, ni manda ya mbere, niho habaye guhamba ubuprotestant, yitwikiriye amahoro, nta ntambara yari irimo, nta covid yari irimo yabihuje. Bayibuhambye muri 2017 itariki 30 z'ukwezi kwa 10. Ubuprotestant arimo buhamba, cyari igihe cy'amahoro binyuze muri ecumenical actions, ibikorwa by'impuzamadini. Rero n'uyu munsi oya ashobora kuba ari mu ecumenic, ushobora kongera guhuza amareta n'amadini. Ubundi ecumenicals ntabwo ziba mu madini gusa, n'amareta biba birimo. Ni mpamvu hakorwa intambara nyinshi bakaza kuzirangisha amahoro, cyangwa se byitwa amasezerano aba yasinywe. Rero twakitega ko bishoboka cyane ko uyu mugabo azayoboresha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose uyu mushinga wa page 922 witwa Mandate for Leadership, cyangwa se ibyo bigomba kwibandwaho mu butegetsi bwe niba nta gihindutse. Ubwo n'itegeko ry'icyumweru gishobora kuzamo, cyangwa se gaharirwa inzira ku buryo bwuzuye, buryo rigomba gutangira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Twakomeza tubitegereze ibyo ngibyo. Hano ni mfite ikinyamakuru cyitwa Mirror ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2025. Ubwo n'uyu munsi nibonye mu gitondo gikanguka banditse ngo nurse dies from Ebola in first fatality since outbreak 2 years ago. Bavuze ngo umuganga yapfuye azize Ebola, urupfu rubabaje cyane rubayeho nyuma y'uko kino cyorezo cye cyateye mu myaka 2 ishize. Yapfiriye herero. Umuganga wo muri Uganda yapfishwe na Ebola. Nka raporo ya mbere atangajwe kuva kino gihugu cyahangana n'icyorezo kindi mu mwaka 2023. Murabyibuka ko iki cyorezo cyabaye muri 2023 muri Uganda, abenshi nagiye kibagezaho mbagezaho ibyacyo, nagiye mbabwira byinshi bivugwa kuri iyi Ebola muri Uganda, aho yatangiriye za Mubende na lockdown bashyize Mubende. Nababwiye yuko itigeze irangira, nubwo natubwiye ngo yabaye ended, ntabwo yarangiye muri Uganda. Mubyibuke ko batubwiye ngo yagize gute, yabuze, yaburiye Kampala. Niko bavuze, niko Ebola yarangiye muri 2023 muri Uganda. Bavuze ko bakurikiranye umuntu wari yurwaye
n'abahuye nayo bakayiburira muri Kampala barayibuze. So ntabwo mpamya rero kubwo bari bavuze ko irangiye, ahubwo hari ahantu ari igiye kwikweka cyangwa se kwihisha nk'uko babivuga. Yagira ahikweka uyu munsi yihishuye rero ihitana muganga. Ndibaza murebe, twabwiwe neza yuko isi igiye kuba mu kavuyo k'ibyorezo n'intambara kuzageza Kristo agarutse n'ibyago birindwi bizaba birimo. Ukise gute? Reba kuva muri COVID-19 ntabwo isi iraba idafite icyorezo gihangayikisha ahantu runaka. Twe tumaze kubona monkeypox mu Rwanda, muri Kongo no mu Burundi yari iteye ikibazo muri ya minsi ishize. Yego dukurikizaho kubona Marburg mu gihugu cy'u Rwanda, none tubonye na Marburg mu gihugu cya Tanzania, tubonye na Ebola muri Uganda. Kandi izi ndwara zifite imiterere isa. Marburg, Ebola zose ibimenyetso byazo bijya gusa, kuvuga amaraso, kandi ni indwara zica cyane ku rwego rukomeye. Ni indwara mbi cyane ku rwego zica vuba. Mvuka no bavuze mu muganga w'imyaka 32 ni umugabo wagaragaweho ibimenyetso by'umuriro mwinshi, ndetse akagaragara ibimenyetso kagaragaza ko arwaye Ebola. Yarapfuye kuwa gatatu nyuma yuko nanone yari yakoreye urugendo the Sudan strain of Ebola confirmed, nyuma yuko n'ubundi nanone hanagaragaye nanone undi wahuye nawe cyangwa se uretse ko Ebola muri Sudani ibimenyetso byafashwe. Bavuze ko kino cyorezo cyegeruka muri 2022 cyangwa 2023 mu kwezi kwa mbere, hanyuma kije mu gihe Tanzania nayo yavuze ko yabonye igisa nka Ebola cyitwa Marburg, nyuma yuko kandi kimaze guhitana abantu babiri muri Northern Tanzania mu Kagera, kandi cyo kimaze iminsi kiri mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbabaze, akarere kacu murabona ko afite ikibazo gikomeye, ikibazo cy'indwara zisa Marburg, Ebola. Kandi kugira ngo tubone ko ari ikintu kidasanzwe kandi Satani afite mu mpangu, nuko ko mu gihe cy'ibyorezo nk'ibi ngibi nta buhunzi babuhari. Ese ashimwe abantu tugize umwaku muri kano karere, iki cyorezo kigakomera gutya, kikaba Tanzania gikomeye ku rwego rudasanzwe, kikaba Uganda gikomeye mu rwego rudasanzwe, kikaba muri kano karere ku rwego rukomeye, byatuma ibikorwa byinshi bikorwa bihagarara, harimo ubucuruzi, harimo n'ibindi. Kandi muri ko dufitemo n'intambara muri kano karere, intambara y'Uburasirazuba bwa Kongo nayo tugiye kureba impamvu ya birumvikana ko rero ni ikibazo gikomeye mu gihe bibaye lockdown. Izi ntambara zo muri Kongo nazo zikaba zikomeje gutera ubuhunzi, byabigoye cyane ko abantu bajya adanje, bajya mu bibazo by'ibyorezo, bakaba no mu bibazo by'intambara, hapfa benshi. Ariko mwibuke muri Yesaya 24 isi Uwiteka arayubika aragira umwirare, ntabwo nzi ngazakoresha ibyo yanakwemera ko bibaho kandi bigakomera. Nta gitangaza cyaba kirimo ko yemera ko bikomera byose. Rero ni igihe cyo kwegera Imana cyane, kwimbere y'Imana cyane. Reka nihutire kugera kuri iki kintu nacyo kiri kuvugwaho cyane mu itangazamakuru ndetse no mu miryango itandukanye, cyitwa intambara muri kano karere. Siho gusa intambara n'ahandi irahari, ariko ndavuga cyane muri kano karere. Ikinyamakuru cyitwa BBC banditse ngo imirwano y'ubugome, fierce fightings, imirwano y'ubugome iri kuba hagati y'umutwe wa Kongo ikomeje gufata intera cyangwa se ikomeje kujya mbere mu rwego rukomeye. Hano ravuze ngo byibura abantu 700 bamaze gupfira muri imirwano kuva ku cyumweru. Abantu 700 ni benshi bamaze gupfa bazi imirwano. None namwe twibaza ikibazo kivuga ngo mbese kubera iki intambara yo muri Kongo? Njya mbona abantu benshi bavuga ngo ni iby'akarere, ni ibya bavuga byinshi by'amoko, by'iki. Izo ni gahunda za politiki nge ntabwo nzijyamo cyane, ubwo muri politiki hari uburyo bafite sense cyangwa se nta. Ariko mu buryo bumwe bwo gusoza ubuhanuzi hari aho bihurira. Murabizi neza ko Satani hari ibintu bitatashaka mu isi.
kandi batangiye abagaragu be kwigaragaza. Harimo uburyo bumwe bwo kuramya, uburyo bumwe bw'imirire, ndetse n'uburyo bumwe bw'imibereho unyuze mu bukungu. Ibyo bintu arabishaka cyane. Mwabonye yuko muri gahunda isi ifite gahunda ebyiri zisa nkaho ziteye kwibaza cyane: kurya imibiri y'abantu ndetse no kurya ibisimba bibonetse byose. Mu kurya rero ibisimba bibonetse byose, utunyamaswa twose, bavuze ko pepiniere igomba kuba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi babwire yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cyangwa se ni agace gasanzwe kera. Abagezeyo barabizi, ni agace kera. Bitagakwiriye ko abantu bajya kurya ibyo bintu bimeze gutyo. Bitambwira ngo ariko ni umuco usanzwe w'abakongomani. Oya, ni plan yateguwe mu isi. Kanze mbibereke hano. Ni plan, ni ibintu byateguwe, byapanzwe ko muri Burasirazuba bwa Kongo bigomba gukorwa. Wake up Singapore baravuze ngo DR Congo turns to edible insects to combat hunger and climate change. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeze mu yashyizeho cyangwa se byatangiye kwemerwa kurya utunyamaswa twose mu guhangana n'inzara n'iyangika ry'ikirere. Babyita inzara n'iyangika ry'ikirere. Inzara muri Kongo mu riterwa ni zit climate change? Oya, ntabwo iyangika ry'ikirere itera inzara muri Kongo, ahubwo intambara. Ubwo rero bivuze ngo mu gihe igahunda ihari yo gutuma abantu barya ubu busimba, intambara zizaba nyinshi kugira inzara zitere. Yego, ku buryo bazakora buno bworozi bakagemura ibyo kurya mu makambi. Baravuze ngo insects are not only traditional food source but also sustainable alternative to meat. Baravuze ngo utu tunyamaswa, inyo, ibishorobwa, ibinyamushonjorerwa, ibiharara, ibiki byose, biriya bintu byose byitwa bitewe n'amazina mukoresha simbizi. Baravuze ngo ntago ari byo kurya gusa bya gakondo kuri bamwe, ahubwo ni ibyo kurya bikwiriye, byegereye cyangwa se byiza cyane kurenza inyama. Ukundisha abantu iki? Edible insects offer a high protein food source that requires significantly fewer resources than traditional livestock. Bavuze ngo kwemera abantu kurya bino bintu birimo intungamubiri nyinshi kandi bisaba ibikoresho bikeya bitandukanye n'uburyo twe dusanzwe twororamo inyamaswa. Bya isoko nziza ya za vitamine abantu bakeneye, kandi bikagabanya iyangika ry'ikirere. They have a lower environmental footprint, producing less greenhouse gas and using less land and water. Ngo byatuma habaho kutangiriza ikirere bitewe nuko bisaba ubutaka butoya n'amazi makeya. Ubwibyo rero kurya ibi bintu bitewe n'ikibazo cy'inzara n'iyangika ry'ikirere ko bavuze hano ngo birakwiriye cyane. Babwiye ko ikibazo cy'inzara muri Kongo kidaterwa n'iyangika ry'ikirere, ahubwo giterwa kenshi n'intambara, kuko usanga abantu bari mu nzara bitewe no kudakora, bari mu bibazo by'intambara nyine. Murebe hano none kuri scientific reports 28 z'ukwezi kwa 2022 baranditse ngo inadvertently reverse wide biodiversity of edible insects in the Eastern Democratic Republic of the Congo. Kurya ibi bintu banabuze n'izina mbyita ko ni ibintu bibi umuntu atagatekereza no gushira mu kanwa ke. Kurya inyo ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko bavuga ko bikwemerwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bana ukuntu bavuze ngo mu gisubizo cyo kubona ibyo kurya, kwemera abantu kurya ibi bisimba ni amahirwe atangaje yo guhangana n'ibura ry'ibiryo. Kubw'ibi uko kwemera abantu rero kurya ibi binyamujonjoro ngo ibi bikimeze gutya byose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho hantu hambere muri Afurika hagaragaza icyizere cyo kuba byakoreshwa. Iyiga ryakozwe ryatanze imibare igaragaza ko bagomba gutangira gukora uburyo bwo guhinga cyangwa se kurera ibi bihingo ibi binyamaswa, uburyo bwo kubigura cyangwa se kubikoresha, uburyo bwo kuboneka kwabyo, bagashyiraho na za tekinike zo kubyorora bahereye muri Kivu y'Amajyepfo, South Kivu, DRC.
bavuze ko hari amoko ajya kuri 23 ya insects agomba gukoreshwa ngo yo mu miryango 9 ndetse mu buryo butanu ushobora gutangira gukoreshwa nk'ibigomba kuribwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mureba ahangaha amoko batangaje harimo ibi nimba nabyita ibishorobwa ndabyita ibiki harimo ibiharara biki nyabwoya ngo nibyo abantu bagomba kujya barya ubahangane n'ikibazo cyo kubura ibiryo. Insenene ibyo byose abantu bagomba gutangira kubirya. Nibyo ashaka abantu bajye bararya ibyo kurya. Namo kitenda bagaragaje agomba kurererwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ikibazo cyo kuri ibyo kurya, kandi tuzi neza ko ituma ibibazo byo kuri ibyo kurya biboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikibazo cy'intambara, kandi ni intambara ziri planet zateguwe. Uko niko isi ishaka kugira ngo tubeho. Ku murongo w'imbere hariho ibisa n'amasazi, hakurikiraho ibisa n'ibihombogoro, kaza insenene, kaza inyo, kaza inzige, kaza ibinyabwoya za caterpillars n'ibindi ntazi. Ibyo nibyo abantu bagomba kurya bwo guhangana n'ikibazo cy'inzara. None bwo murumva ko rero inzara ziba mu isi nyinshi zirateguye kugira ngo abantu bakire ibyo kurya biturutse ku meza ya Satani, kugira ngo abantu batungwe na Satani, bahabwe ibyo kurya na Satani bizira. Ibintu birateguye. Uti se ibyo bivuze iki kugakiza? Kambabwire, usibye ko uyu munsi basa n'abatafite icyo bitayeho, ariko ibyo urya nibyo biri wowe, ibyo urya nibyo bituma uri we aka kanya. Ntabwo ntekereza ko abantu bazarya biriya bintu ngo bagire mu tekereze hazima. Oya. Kandi ntabwo bizagenda byonyine, bizazana n'uburwayi bwinshi buzana imiti. Muziki imiti bari kwikorera, iyi miti bari gushyiramo n'ibikoresho byabo, bizabyara ikibazo gikomeye cyane mu isi. None mu gihe isi kwegera mu bice ikwegera ku mikorere imeze irya, twasomye ngo hakenewe abagabo n'abagore bafite ivugurura n'ubugorozi bakangutse bari kumwe n'Imana, kugira ngo ahari mu gihe gikwiriye bajye babona ubufasha buturutse ku Mana bw'ubwenge n'uburyo bagomba kwitwara imbere y'imikorere y'abisi. Byaba ari ikibazo utari kumwe n'Imana uyu munsi. Byaba ari ikibazo uvuga ngo nzashaka Imana ejo hazaza. Byari ikibazo uvuga uti ngewe nzabana n'Imana ejo hazaza. Wibuke ko isomo twatangije bivuze ngo isi igiye kubikwa. Byashoboka cyane yuko byanze kunze muri izi ntambara ziri kuba ushobora gupfira muri bo. Baramaganirwa bapfuye muri Kongo, bashyizwe hanze na raporo zabigaragaje. Ntabwo bari bananiwe kuvuga ngo bazarame, mwabumvaga bashaka komeza kubaho, ariko bapfuye batabipanze. Wowe ukinzeho iki se uri icyuma? Ne wapfa utihannye? Oya, none aho bikore. Byashoboka ko bari guhunga, ne waba umwe muri bo ugatungwa n'ibyo wakuzaniye birimo ibyo kurya bimeze kuri. Kababwire, twegereje igihe gikomeye, kandi gikomeye cyane. Igikomeye cyane kurenza ibindi byose ntabwo ari guhunga akarere, ntabwo ari guhinga isi, ntabwo ari kuva mu gihugu runaka kirimo Ebola, ntabwo ari kuva mu gihugu runaka kirimo intambara. Igikomeye cyane ni ukuva mu cyaha tukajya mu Mana. Kristo wenyine ushobora guhindura ibintu, atuye muri twebwe ku buryo naho twapfa twazazuka tuzuwe nawe, kandi nubwo yaza agasanga turi mu mwanya we. Uwiteka bigushoboza, nanjye abinshoboza. Twagabonye abagabo, abakristo n'abakristo mu kino gihe giheruka, uko twinjye nabo ntabwo twabyishoboza, cyane twari dushoboje, kandi tukamubera ibikoresho bizima. Abiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Dusenga Imana.
Data wa twese, Imana ijya neza, tugushimira cyane wagwa icyubahiro. Turakunezereye cyane kubw'ijambo ryawe uhimbazwe. Dore kugira impinduka zikwiriye mu bugingo bwacu mu kino gihe giheruka. Ubwo abisaba imipangu yabo kandi imipangu yo kugusha ubwoko bwawe baba mu madini ndetse muri politike z'isi. Uturinde kugwa mu mutego wabo, ahubwo twibanire nawe. Uduhaye itegeko ryo kwita ku bimenyetso by'ibihe, ujye uduha kuba maso. Ahubwo dufite imyiteguro ikwiriye mu mutima mu izina rya Yesu. Amen.